Aga. Wa mushyitsi wawe uramuzanya. Tubahaye ikaze rero. Murakoze. Uyu ni wa mwari nafugiye nabengutse bamwita Murekatete. Murekate uyu ni mama umbyara, rero yari yifuje ko naramugijeho igitekerezo cy'uko dukundana, nuko yifuza ko nakuzana akakubona akanakumenya, kugira ngo namenye ngo ese umusore we aba ahugiye mu biki. Rero mama nta handi mba nibereye mu gihe uba utari kumbona ahangaha, Yewe. mba ndi ku mukunzi wanjye, wenda nagiye kumuramutsa, turimo tuyiganirira gake gake. Cyakora gutwara uruhu n'uruhande, akira mwakira musanze ndimo kwinywera ku gashera dusangire. Hako ni keza. Ariko se abakobwa b'inaha bose uzi ko basa? Usura adasa na mukobwa wundi. Akira. None se mwana wa? Hewe, wavutse ufite ubumuga? Oya, ntabwo navutse mfite ubumuga, ahubwo byabaye nyuma. Mumaranye igihe kinini cyane? Byabaye nkiri umwana. None se iwanyu ni he? Mu rugo ni ku gasozi ka Gasharu, ntabwo ari kure ya hano. Ubu ibi bintu bimaranye imyaka yose ufite? Byabaye nkiri mfite umwaka umwe n'igice. None se inka yakwishe, waragoye, byakugendekeye gute? Nta nka yanyishe mama, ahubwo nyine mama yaranteruye, yaramfite nyine, umuntu nyine araza aratugonga n'imodoka. Mama we rero yahise Hari ryari? kera, ntabwo nuko umwaka, kuko nifite umwaka umwe n'igice gusa, mama we yahise yitaba Imana. Ariko papa wawe warahari? nawe yarapfuye. Nageze aho ntagira uwo mbwira, amarembo yose asa nafunze, nubuye amaso ndeba mu ijuru, numva ijwi ryawe riti ndi kumwe nawe, umwijima wahindutse umuseke, ubwoba bwanje burashira, yo nitabaje izina rya Yesu, ibirasanzwe bihita bibaho.
byarangiye, wawe uvuga ko bitangiye. Iyo abantu bansize njyenyine, ubuntu bwawe burampobera. Uri Imana idahinduka, urukundo rwawe ntirushira. Nzahora ndirimba izina ryawe, kuko wabaye itabaza ryanjye.